Shalom inshuti y'Imana, Imana iguha umugisha, Imana ikwambika imbaraga, igutuze munsi y'amababa yayo, kandi ni ukuri ikurinde kugwa mu moshya yose y'umwanzi. Duhawe amahirwe kubw'urukundo rwa Yesu Kristo kuri uyu munsi mushya, intambwe nshya Imana iduteje kandi turayishimiye. Reka dushime Imana. Wera Mwami Imana yacu, rukundo rutigeze rudutenguha na rimwe. Nushimwe kubw'uyu munsi nanone. Turabizi kutajya wibeshya, niyo mpamvu rwose dutewe ishema no kuvuga ko turi abawe kandi tubeshejweho nawe. Ni ukuri niyo ndirimbo iminwa yacu yishimira guhora isubiramo. Ishimwe ni iryawe, korana natwe uyu munsi nanone, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen, haleluya. Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi nanone duhaye. Turacyaganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma turi kuvuga ku mbaraga n'ubuntu budasanzwe bubonekera mu kwizera Imana, and we have been sharing a lot of knowledge and wisdom about this. Ariko ndizera ko Imana iri kuduhera umugisha muri iri jambo, kandi ndizera ko hari icyo Imana iri gufasha abantu. So today what am I going to talk about? Number one, shaka kuvuga ku kijyanye no kuramya Imana. First of all, umukristo wese agomba kuramya Imana. I don't know if you remember worship icyo ari cyo. Ubundi kuramya ni ikimenyetso kigaragaza guca bugufi no kubaha ndetse no kuganduka. First of all, iyo usomye Itangiriro ubona ko first mention y'ijambo kuramya yari yakozwe n'umugabo witwa Abraham. Yari agiye gutamba umuhungu we witwa Isaka. Biravuga ngo abwira abagaragu be, barabwira ngo mube musigaye hano, nje n'uyu muhungu tubanze tujye kuramya Imana. Ariko isomye bira y'Ikinyarwanda iravuga ngo tubanze tujye gusenga, but in a different English version they use word worship. So gusenga ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo, kuko my God, I hope you are going to understand this. Prayerless life cyangwa ubuzima butarimo amasengesho ntabwo ari ikimenyetso wenda cy'ubunebwe cyangwa n'intege nke, no. Ni sign igaragaza kwikunda no kwishyira hejuru mu mutima w'umuntu. I hope you can understand this. Huwa gusenga ni ikimenyetso kigaragaza umutima uganduka unaramya. Hanyuma uko ushora imbaraga nyinshi mu bihe byo gusenga Imana, ni ikimenyetso kigaragaza ko utabaho idahari. So ntuzigere ubyumva nabi cyangwa ngo ube confused ku bijyanye no gusenga. Prayerless life, it's a sign of pride in any life of someone. Kuko ni ikimenyetso kigaragaza ko uri kugaragaza ko wabaho udafite Imana. Ariko abamenye ko ntacyo bakwishoboza, bashora imbaraga zabo, bashora umuhate wabo, bashora umurava wabo, ubwenge bwabo n'ibibarimo byose muri ministeri yitwa gusenga. Mu byakozwe n'intumwa, intumwa ubwazo zaravuze ngo we will continue to give ourselves to the ministry of prayer and ministry of the word. Ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Why? Umukristo wamaze kumenya ko ntacyo yakwimarira, ashora imbaraga ze zose mu gusenga. Gusenga ntabwo ari igikorwa gikorwa kuko umuntu afite imbaraga, si igikorwa gikorwa kuko umuntu yumva ameze neza. Oya, ni igikorwa cyo kuramya, ni igikorwa cy'abaramyi. Umuntu aramya kuko yamaze kubona ko uwaramya ari we shingiro ry'ubuzima bwe.
Iyo wamaze kubona ko Imana ikwiye kuramywa kuko ariyo shingiro ry'ubuzima bwawe, ntaho biba bigihuriye n'intege nke, ntaho biba bigihuriye n'imbaraga ufite, ntaho biba bigihuriye n'imirimo Imana yakoze iyo ariyo yose. No, uba waramaze kubona ko ubuzima bwawe buri mu Uwiteka. Hanze y'Uwiteka nta buzima ufite. Nimba unegirije kuramya no gusenga Imana, uwo mwuka wo kwishyira hejuru Imana iwukure mu buzima bwawe. Kuko kudasenga ni ikimenyetso kigaragaza ko wamaze kwemera ko wabaho Imana idahari. Wibyita intege nke, wibyita intege nke. Abakeneye Imana bayishakisha umwete ndetse ku manywa na nijoro. Right? Bibiliya iravuga, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40 umurongo wa 31. Bibiliya iravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, ngo bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Kubera iki? Bategereza Uwiteka. Nyereka umuntu wabasha gutegereza adafite kwizera yuko ibyo ategereje bishoboka. Nta n'umwe. Kwizera niko gutuma umuntu arindira kugeza icyo Imana yamubwiye akibonye. Kandi ibintu intungamubiri zo kwizera ni ukuba ugirana umubano wa hafi n'uwo wizeye. Nimba imisengere yawe icumbagira, biragoye kuzizera ko Imana ishoboye cyangwa ishoboye gukora ku kibazo cyawe, kuko communication n'umuremyi iba kept through prayers. Nimba ushaka kurinda umubano wawe n'umuremyi wawe, itoze gukomeza ibihe by'amasengesho, kuko gusenga niho tuganirira n'Imana tukayereka intege nke zacu ikabasha kuzikoraho. Nimba unegirija kumarana umwanya n'Imana, biragoye ko izamenya intege nke zawe nke ngo izikoreho. Ushaka kubona Imana ikubaka, ushaka kubona Imana ikubaka byuzuye, give yourself to the ministry of prayer and the word. Hallelujah. Reka nsoreza hafu nawe. Reka dushime Imana kandi tuyisabe imbaraga n'ubwenge bushya no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Mwami Imana yacu ikomeye, turagushimye mu iki gitondo cy'uyu munsi. Ni intambwe nshya uduteje. Ishimwe ryawe niribe mu buzima bwacu, imitima yacu niganzwe nawe, utuyobora inzira yawe y'ukuri nk'uko wabigambiriye kuva kera. Ni ukuri uvana intege nke mu mitima yacu, udukuremo ubujiji n'intege nke zose, kugira ngo tukuramye tuguhimbaze mu byo dukora byose. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, urakoze. Amen.